yahakanye Yesu inshuro 3, nyamara nyuma yaje kwihana. Ubwo bazaga gufata Yesu Kristo yacumwe mu basirikare ugutwi, nyamara kuko Yesu Kristo atashaka ko ari ku rugamba rurwanwa, niko kugusubizaho. Nyuma y'izuka rya Yesu Kristo n'umwe mu bahagaze barema bahamya neza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Uyu kandi niwe abakatolika bafata nka papa wa mbere wabayeho. Wewe wumvise ikigereranyo cyabanje twakoze kuri Pawulo, ntucikwe n'icy'uyu munsi. Byinshi mu byo tuzi kuri Petero biva muri Bibiliya ubwayo, hamwe n'andi makuru yanditswe n'abanditsi ba Gikristo babayeho mbere. Uyu munsi turarebera hamwe byose ukeneye kumenya kuri uyu mwigishwa ukomeye. Tubaye ikaze muri iki cyegeranyo. Imigani, ibisigo ndetse n'inzenya nyinshi byakunzwe gukoreshwa bigaragaza ko Petero ari umuzamu w'ijuru. Ese ibi biva kuki? Dinakiritimana Mico Patience. Ndi kumwe namwe, niyemeje kutagira ikindi nibandaho keretse kubamenyesha Yezu Kristo, cyane cyane Yezu Kristo wabambwe ku musaraba. Ahagana mu kinyejana cya mbere, kwa Yona wari uturi Betsaida y'i Galilaya, bibarutse umuhungu bamwita Simoni. Iyi nayo yari imwe mu ntara yo mu matwara y'Abaromani, ubu ni muri Siriya. Ntabwo byatinze baje kubyara n'undi bamwita Andereya. Bose bakuriye mu mwuga wo kuroba. Ubwo Yesu yatangiraga kwigisha, bari batuye Kaperinawumu, aho mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'impera z'inyanja ya Galilaya. Iki cyari igiturage cyari gituye n'abarobyi benshi cyane. Yari karitsiye y'abarobyi rwose. Petero n'umuvandimwe Andereya ndetse na bene Zebedeyo aribo Yohana na Yakobo, bose niho bari bakora umwuga wo kuroba. Isezerano rishya rigaragaza ko Petero ashobora kuba atarigeze yiga amashuri asanzwe, ko ahubwo ubwe yiberagaho mu buzima bwo kuroba. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13. Abanyarukiko babonye ukuntu Petero na Yohani bavuga bashize amanga, kandi baruzi ko ari abanyamusozi batize, barumirwa, maze bibuka ko bahoranye na Yezu. Yesu yaje kumwita Kefa, izina ry'ikinyarameya risobanura Petros mu Kigiriki, cyangwa Petero. Mu Kinyarwanda cyacu bivuze ibuye cyangwa urutare. Iri zina Petero rigarukaho inshuro zisaga 110 mu Ivanjiri, mu mavanjiri uko ari 4. Yohana niwe wamuvuzeho inshuro nyinshi, kuko yamuvuzeho inshuro zikabakaba 35. Ivanjiri yerekana ko Petero ari umwe mu bahamagawe mbere ngo abe umwigishwa wa Yesu Kristo. Ubwo Kristo yari arimo atoranya abigishwa, aya mavanjiri uko ari 4 yose abivugaho, ariko mu buryo busa n'ubutandukanye, yaba muri Luka igice cya 5:1 kugeza 11, ndetse na Matayo igice cya 4:18 kugeza 22, Mariko igice cya 1:13 kugeza 22, Yohana igice cya 1:40 kugeza 42. Ibi byanditswe byose bivuga mu buryo busa n'ubutandukanye, ariko igisa n'icyihariye cyane ni aha mu Ivanjiri yanditswe na Yohana. Naho Mariko na Matayo na Luka byo birahura, wenda ni uko umwe yabivuzeho cyane kurusha undi. Tugenekereje dore uko byakurikiranye. Petero yari afite umuvandimwe witwaga Andereya, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:40. Hari mu masaa 10, Andereya uva inda imwe na Simoni Petero yari umwe mu babiri bumvise ibyo Yohana avuze, maze bagakurikira Yezu. Uwabanza gushaka umuvandimwe we Simoni, amubonye aramubwira ati, twabonye Mesi, risobanurwa ngo Kristo, maze amugeza kuri Yezu. Yezu amwitegereje aravuga ati, uri Simoni mwene Yohani, ariko uzitwa Kefa. Kefa risobanurwa ngo Petero. Ku yindi nshuro Yesu yabasanze barimo baroba. Aha niho hahurira bya byanditswe byose, ariko twifashishije iki? Mariko igice cya 1:16.
Nuko Yesu anyura iruhande rw'ikiyaga cya Galileya, abona Simoni n'umuvandimwe we Andereya barobesha imitego y'amafi mu kiyaga kuko bari abarobyi. Maze Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. bahita basigaho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere ho gato, abona Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, nabo bari mu bwato batunganya imitego barobeshaga. Ako kanya Yesu arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi n'abakozi be mu bwato baramukurikira. nuko bari abarobyi bahindutse abigishwa ba Yesu Kristo. Iyo urebye nubwo batabisobanuye neza mu byanditswe, bigaragara ko Petero yari afite umugore, kuko Yesu yakijije nyirabukwe ubuganga. Matayo igice cya 8 umurongo wa 14, ndetse tukifashisha n'icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 5. Mbese simfite uburenganzira bwo kugendana n'umugore wemera Kristo twashakanye nk'izindi ntumwa za Nyagasani n'abavandimwe be na Petero? Urugendo rwaratangiye, Petero akomeza kuba umuntu wabaga hafi ya Yesu cyane. Ubwo nibwo Yesu yari amaze gutoranya intumwa 12, kandi mu rutonde rwa 12 Petero yashyirwaga ku mwanya wa mbere, ndetse Matayo we amwita wa mbere mu buryo bweruye mu rutonde yakoze muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 2. Dore amazina y'izo ntumwa ze uko ari 12. Wa mbere ni Simoni wiswe Petero. Intumwa rero zakomeje kubana na Yesu. Umunsi umwe Yesu yabajije uko abantu bamwita. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 14. Umwana w'umuntu abantu bavuga ko ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga ko uri Yohani Mubatiza, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri Yeremiya cyangwa undi wo mu bahanuzi. Yesu ati, mbese mwebwe munyita nde? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 17 ndetse kugeza 18. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko ibyo nta muntu wabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nanjye reka nkubwire, uri Petero, ni ukuvuga ibuye, kandi kuri urwo rutare nzubakaho umuryango wanjye, n'urupfu ntiruzabasha kuwutsinda. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo uzaboha ku isi kizaba cyaboshywe n'Imana mu ijuru. Aha benshi bemeza bashingiye ku nteruro kuri uru rutare nzubakaho itorero ryanjye, ndetse na nzaguha urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru, ko ari isezerano ryeruye ryo guhindura Petero umuyobozi w'iryo torero, cyangwa se papa. Gusa abandi bakavuga ko aha kuri urwo rutare Yesu yivugaga ubwe, bashingira kuri ibi bikurikira. Ijambo ry'Imana dusanga mu Kubara igice cya 20 umurongo wa 11, ndetse n'Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 4. Kuko banyweraga kuri rwa rutare rwavuye ku Mana, rwagendanaga nabo, kandi urwo rutare rwari Kristo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, itorero ryishingikirizaga cyane ku buyobozi bwa Petero na Yakobo ndetse na Yohana mu gihe habaga hakenewe ibyemezo. Abo batatu bakoreraga hamwe, ariko Petero nawe afatwaga cyane nk'umuyobozi. Niyo mpamvu igihe Pawulo yashakaga kwereka Abagalatiya ubutware bwe, yitabaje ubutware bwa Petero, Yakobo ndetse na Yohana, abita abubahwa nk'inkingi. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza 9. Koko Imana yampaye ububasha bwo kuba intumwa yayo ku batari Abayahudi, kimwe n'uko yabuhaye Petero ngo abe intumwa ku Bayahudi. Yakobo na Petero na Yohani bitwa inkingi z'umuryango w'Imana, bamaze kuzirikana ubwo buntu Imana yangiriye, jye na Barinaba badukora mu ntoki. Icyo kiba ikimenyetso cy'ubufatanye, ngo twe tujye mu batari Abayahudi, naho bo bagume mu Bayahudi. Uwo Pawulo kandi yigeze abaza Abagalatiya ati, niba Petero na Yakobo ndetse na Yohana ntacyo bakongera ku butumwa bwiza babwirizaga,
ababaza impamvu bakumva undi wabazanamo izindi nyigisho zidahura n'iz'abigisha. Kiliziya Gatolika ifata Petero nka papa wa mbere wabayeho, ikavuga ko Bibiliya ishyigikiye uyu mwanya bitirira Petero, kandi bavuga ko ibyanditswe n'abo mu itorero rya mbere byose bibyemeza. Imwe mu ngingo z'ibanze kuri uyu mwanya zikomoka mu magambo Yesu ubwe yivugiye mu ivanjiri ya Matayo. Petero amaze guhishurirwa ko Yesu Kristo ari we Mesiya, Yesu yavuze ko kuri urwo rutare ariho azubakaho itorero rye, ko n'amarembo y'ikuzimu atazarusenya. Ku Bagatolika, uru rutare Yesu yashakaga kubakaho itorero rye bavuga ko ari Petero. Gusa aha batandukana cyane n'Abaprotestani, kuko kuri bo Yesu yavugaga gusa ko itorero rizubaka kuri uru rutare ariko kwatura ko Yesu Kristo ari Mesiya ndetse n'umwami. Muri make, uko itorero rizaba rifite umusingi umwe ari wo kwatura ko Yesu Kristo ari we Mesiya. Bavuga ko kandi mu guha Petero urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru, Yesu yamubwiraga ko azabwiriza abantu iby'urwo rutare ari rwo kwatura ko Yesu Kristo ari we Mesiya, maze abizeye bakaba abana b'Imana. Kandi koko Petero niko yabigenje. Yatangiriye mu Bayahudi mu Byakozwe no mu gice cya 2, akomereza i Samariya mu Byakozwe no mu gice cy'8, ndetse no mu banyamahanga Ibyakozwe no mu gice cya 10, nk'uko ijambo ry'Imana ryari riri ngo ubutumwa bwiza buzagera no mu banyamahanga. Abakatolika bavuga ko kandi kubera ko Yesu yavuze ngo kuri uru rutare nzubakaho itorero ryanjye, bavuga ko Yesu yashyizeho neza umwanya wa mbere wa Petero mu itorero ryose, kandi nyuma baje kumufata nka papa. Izi mpaka zijya ziba ndende cyane, kandi twese icyo turi buganireho. Gusa iyo urebye Petero ntasaba ubutware budasanzwe mu ivanjiri ndetse no mu Byakozwe n'Intumwa cyangwa no mu nzandiko yanditse. Ntitubona ku giti cye avuga ko asumba abandi, ahubwo yakoreraga hamwe n'abandi. Urugero ni mu Byakozwe no mu gice cya 15, icyemezo cyafashwe na Yakobo, umuvandimwe wa Yesu, akaba n'umwanditsi w'igitabo cya Yakobo. Tukongera tukibuka kandi ubwo Pawulo yandikiraga Abagalatiya avuga neza ko yakosoye Petero ku mugaragaro. Petero kimwe na bagenzi be babiri, Yohana na Yakobo, babaye hafi ya Yesu cyane, kandi nawe yarabakundaga. Bityo hari ibitangaza babashije kubona n'amaso yabo bitabashije kubonwa n'izindi ntumwa. Umukobwa wa Yairo yapfuye, Mariko igice cya 5 umurongo wa 37. Saho gusa, Matayo igice cya 17 umurongo waho wa 1 kugeza 5. Imana ashaka kubereka ko uzacungura isi ari umwana wayo. Saho gusa, ubwo Yesu igihe cye cyari cyegereje, yababwiye gukomeza kuba maso igihe yasengaga. Hanyuma ajyana na Petero na Yakobo, nibo bonyine babashije kumubona icyo gihe ubwo yasenganaga umubabaro mwinshi cyane. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 37. Maze ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati, agahinda mfite karenda kunyica, nimugume hano mube maso hamwe nanjye. Nuko yigira imbere gato, yikubita hasi yubamye, arasenga ati, Data, niba bishoboka, igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro. Icyakora ntibuke uko nshaka, ahubwo bibuke uko ushaka. Aya magambo Yesu yavuze yerekana neza ko yari yambaye umubiri. Nyamara mbere yo kuza ku isi yari afite akamero k'Imana, ariko kubw'urukundo ndetse n'umugambi w'Imana yikoreye ibyaha byacu. Yambaye umubiri w'ibyaha kugira ngo natwe tuzambare akamero k'Imana. Imana yamushyizeho umuzinya wose yari ifitiye twe abanyabyaha, kugira ngo natwe tugere mu rukundo rwayo, imukunda nk'umwana wayo. Petero kandi kubera kwisanzura kuri Yesu byatumye nawe agenda hejuru y'amazi. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 14 umurongo wa 28. Petero aramusubiza ati, Nyagasani, niba ari wowe,
tegeka ngo usange ngenda ku mazi. Yezu aramubwira ati, ngwino. nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi agana Yezu. Nyamara abonye ko umuyaga ukajije umurego, agira ubwoba, atangira kurohama maze aratabaza ati, Nyagasani, nkiza. ako kanya Yezu arambura ukuboko aramusingira aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, tewe n'iki gushidikanya? nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 41, Petero si we mwigishwa wa mbere wabashije kumenya ko Yesu ari Mesiya. Ivanjiri yanditswe na Yohana yerekana ko murumuna we Andereya bwa mbere yuko Yesu abahamagara yamubwiye ko yabonye Mesiya, kuko Andereya yari ahari igihe Yohana umubatiza yavugaga ko Yesu ari we watoranyijwe n'Imana. Igice cya 1 umurongo wa 34. dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu bo ku isi. Uyu niwo navugaga nti, nyuma yanjye haje umuntu unduta kuko yahozeho mbere yanjye. Nanjye mbere sinari nzi uwo ari we, ariko icyatumye nza mbatirisha amazi kwari ukugira ngo agaragarizwe Abisirayeli. Maze Yohani arahamya ati, nabonye mwuka w'Imana amanuka ava mu ijuru asa n'inuma, maze aguma kuri we. Jye sinari nzi uwo ari we, ariko Imana yantumye kubatirisha amazi yari yambwiye iti, uwo uzabona mwuka amumanukiyeho maze akamugumaho niwe ubatirisha mwuka muziranenge. Narabyiboneye, none ndahamya ko uwo ari we mwana w'Imana. Uyu Petero hari igihe Yesu yamubwiye ko akoreshejwe n'Imana, kuko ibyo yaramubwiye yahamyaga neza ko atari inyama n'amaraso bimuhishuriye, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 17. Ariko ikindi gihe yaje kumubwira ati, subira inyuma yanjye Satani, kuko yumvise neza ko atari we ibyo avuze, ko ahubwo ari umubi umukoreyemo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 8 umurongo wa 33. Hari amagambo akomeye Petero yabwiye Yesu. Usibye gusa kumubwira ko ari Mesiya, yanamubwiye ko uwamuvaho nta handi yajya, kuko ari ufite amagambo meza y'ubugingo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 68. Hari n'ibibazo kandi Petero yabajije Yesu, n'ubu ibisubizo byabyo bigihumuriza abantu, ndetse ubu ni icyigisho gikomeye cyane, aho yagize ati, twazeye byose turagukurikira. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 4. nuko Petero aramubaza ati, Nkatwe se ko twasize byose tukagukurikira, bizagenda bite? Yezu arababwira ati, ndababwira nkomeje ko igihe ibintu byose bizaba bihinduwe bishya, umwana w'umuntu azicara ku ntebe ya cyami ahawe ikuzo. Icyo gihe mwebwe mwankurikiye namwe muzicara ku ntebe 12 za cyami, mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Kandi umuntu wese wasize amazu cyangwa abavandimwe cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubera je, azahabwa ibiruta ibyo inshuro 100, kandi ahabwe n'ubugingo buhoraho. Nuko kandi ati, mugenzi wanjye nankosereza nzamabarire kangahe? Ati, se 7. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo nanone igice cya 18 umurongo wa 21. Yezu aramusubiza ati, sinkubwiye ko wagarukira kuri 7 gusa, ahubwo uzageze kuri 7 inshuro 70. Mu masaha ya nyuma ya Yesu yenda gufatwa, yabwiye abigishwa be ko abasigiye isezerano rishya ari ryo maraso ye atangwa ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Yakomeje kandi ababwira ko bari buze gutatana, kandi ko ibyo biri buze kubahemuza. Icyakoza Petero we yakomeje kwihagararaho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 33. Petero ati, naho byatuma mfana nawe, sindi bukwihakane na gato. Abandi bigishwa bose nabo bavuga batyo. Abaza gufata Yesu baraje, icyakora Petero yagerageje gukomeza kurwana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 18 umurongo wa 10.
nuko simoni petero wari ufite inkota arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. intambara ntiyari iy'inyama n'amaraso ahubwo yari iy'umwuka. niyo mpamvu Yesu atashatse ko bigenda gutyo. Yesu yasubije Petero ko agomba gusubiza inkota mu rwubati kuko igikombe Data yamuhaye atabura kukinyweraho. byari bigeze aho ubushobozi bw'umuntu bugarukiye. icyakoze Petero yakomeje kugerageza arabakurikira. iyumvire nawe iteka imbaraga z'umuntu aho zigarukira. ariko icyiza ni uko ijambo rivuga ko aho ariho iz'Imana zitangirira. ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 55 kugeza 62. Mu gihe Petero yicaye aho hafi y'umuriro, umuja aramwitegereza aravuga ati, uriya nawe yari kumwe na Yesu. Petero arabihakana ati, reka simuzi wa mugore we. hashize akanya gato undi muntu ngabone Petero aravuga ati, nawe uri uwo muri bo. ariko Petero aramusubiza ati, reka wa mugabo we, sindi uwo muri bo. haza guhita nk'isaha undi muntu avuga akomeje ati, n'impamo uyu muntu nawe yari kumwe na Yesu, dore ni n'umunyagalileya. Petero arasubiza ati, wa mugabo we, icyo ushaka kuvuga sinkizi. akivuga atyo inkoko irabika. nuko Nyagasani arahindukira yitegereza Petero, maze Petero yibuka ijambo Nyagasani yari yamubwiye agira ati, iri joro inkoko ntiri bubike itaranyihakana gatatu. nuko asohoka ashavuye ararira cyane. aya magambo akunze gukoreshwa cyane kugira ngo tumenye uburyo Petero yari umuntu uhindagurika. nyamara nawe urugamba rwari rwamurenze kuko yari umuntu. ikindi kandi nta cyiza kiri mu muntu rwose, kandi umuntu ni mubi rwose, akeneye rwose gutunganywa n'Imana ubwayo. kuko burya icyo umuntu yakoresha imbaraga ze cyose birangira kigaragara ko ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. ubundi muri make Imana inezezwa n'icyo umwana wayo yakoreye mu muntu, kuko aricyo cyonyine kiri ku rwego rwo kunezeza Imana. muri make niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana, kuko aba atarakizwa ngo yakire umwana w'Imana mu buzima bwe. naha dusoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. iki ni igice cya mbere. mu gice gikurikira muzabona uburyo nyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo Petero yageze n'aho atanga ubuzima bwe kubwo gukurikira Yesu. aha iki ni cyo rero imbaraga z'Imana zikora mu muntu zagezemo. tubaragije ubuntu bwa Kristo n'ijambo ry'Imana ribasha kububaka no kuba ahantu biragwa n'abejejwe bose. amen.